reka natanga urugero minister. Urugero nabaha tuvuge ko wiga icyongereza. Yego. Iyo uri mu ishuri barakubwira ngo grammar, bakubwira grammar, bakakubwira vocabulary, bakakubwira ibintu bitandukanye ukabyiga. Ko curriculum ijyanye n'ibyo ngibyo rero ni nko kujya muri debate club, cyangwa ukajya muri poetry club, cyangwa ukajya muri journalism club. Ibi bintu bituma bya bindi wize noneho ubishyira mu bikorwa ukabyiga kurushaho. Ubundi nibyo competence based curriculum iteganya, ariko ntabwo twabikoraga. Rero icyo gihe dushaka kugiherera ko curricular activity kugira ngo bishimangire ibyo abana bize. Urundi rugero naguha, tuvuge ibintu by'umuco w'ikinyarwanda. Abana bajya kuri handi imbere bakaririmba bakavuga ngo umuco w'ikinyarwanda harimo kubyina, harimo gusakuza, harimo ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ntabwo bari barabikora. Ni ukwiga ikibonezamvugo hari akaba bizi neza, ariko nta hantu arabikorera. Nta hantu arabikora. Muri curriculum rero azabikora. Wajya muri ibintu bya ICT, hari ibyo wiga, ariko muri curriculum ukajya noneho muri programming club, ukajya muri computer club. Hari izi club rero zigatuma urushaho kumenya, ugashimangira bya bindi wize muri classroom. Ntabwo byongeye ku byo wiga, ahubwo bigufasha kwiga neza ibyo usanzwe wiga. Rero ibyo abana biga ntabwo bihinduka, ariko uburyo babyigamo birahinduka. Niyo co-curricular rero navugaga. So abana rero kuva saa 9:30 kugeza saa 11 bazaba muri iyo co-curricular activity.